koko ese ntiwakinamo no impamvu sakirire ntiwakinamo oya nakinamo ko no inzira bicamo bigira inzira bicamo ntabwo mushobora kuhita mpfa ntabwo ngewe brand yanjye biragoye ku buryo bita bipfunyira kupfa kuvuga ibintu biri aho ngaho so what I mean is like njye ndi ku rwego rwo kubakoresha ntabwo bajya kunkoresha oya impamvu ni ukubera ari akaririmbo uri kumva gaherutse kuba kambere kuri Billboard chart nkunda cyane ko no banza mve baririmba ngo tasogoye ambarinaga yego muvyeyi impamvu ni iyi ubu kubise mugenzi wawe mwicaranye koko oya abanye bamenye urwego rwabo urakoze Peter so sometimes ngewe umuntu nkorera n'umwe ikilamani gusa nawe impamvu mukorera nuko ino twabitangiranye abandi bose bazajya bagukorera bagomba kunkorera ariko ni ibiki iyo ndirimbo rero abantu bagera mu gihe cya kabiri Peter umva uburyo mbakorera yego ukuntu bimeze ngewe mbakorera mu buryo bwo kubandikira ama script urumva cyangwa nkaba directing ariko kujya gukina muri filime zabo ntabwo ndaba tayari ya n'uburu buryo hari ababigusaba se impamvu iyi benshi barabisaba impamvu no urukumva hari umuturage kuri ka gasozi k'Ikamonyi agira ryatiza agate akebo uwa hirya ndisi amushyiramo ubufu arangira avuga ati ngakira akaba bakamaranye iminsi nawe akamugereramo ati fata bwa bufu bwawe none se uwo muturage wamushubije ubufu bwe we ntabwo utekereza yuko byabaye bya bindi umuntu yagiye guhanurira imwembe dodo cyangwa isanzwe kanyarwanda imyembe dodo bati imyembe uyikora watisha byari imyembe kize cyako byari bitunga niko bati nge mpanura ibisonga gitumbwe niho nakirisha umunyu byibuze tutaramurebye ari kwimananura azunda rubundi arujya gukenera oya si ibyo mvuze ahubwo icyo nari mubajije we nuko avuze ngo ntago ari mu rwego rwo kudukorera kandi ni mugenzi wanjye turakorana tubafite projet mfitiye yanjye n'abafitiye ntago nari nzi ko ari iryo jambo ari buvuge ahubwo impamvu mbimubajije nuko ngiye mfite filime nanjye mfite abantu nkoresha ariko sinaza ngaho ngo mvuge ngo mfite ngo no kamusobanurire ngiye muri projet zanjye iyo ngiye kwandika filime ndeba abantu nabo nkeneye nkababwira nawe akareba abantu abakeneye akababwira niba atarambwira ngo njye muri projet ye ntago yavuga ngo yanjye ntiyayikinamo kuko nanjye sindamubwira ngo agiyemo ahubwo turahuza turakorana nicyo numva okay muri make dukorana mu buryo bwinshi ariko ntago reka mbisobanurire icara wige George reka bagusobanurire turanakorana reka gusobanurire turakorana tugira timu dukoranira yego yego impamvu tubakorera nuko kwa Kilaman ari twatangiranye turakorana nyine so impamvu mvuze gutyo ntabwo ari uko nashobora kuza muri projet yawe nuko mbona naragiye okay like ngiye mfite limiti zanjye kuko nyumva ngenderaho zo kuza muri projet yes so urumva kuba nshobora kuguha serivisi zishoboka nakwandikira script nakudirectingira abenshi n'ibyo mbakorera hari n'abansanga muri kuko utaza gukina babwira ati impamvu nukubera ko nyine buri muntu agira limiti ze so ngiye naravuze ati nimba nshobora hari ibintu nkora kwa Kilaman ngo numva nashobora gukora ahandi hantu niyo mpamvu no kuri platform zanjye biragora kugira ngo njye nkore ibyo bintu nyine ariko se mbere yuko ukora filime yawe wakinnye kwa Kilaman gusa no nago nakiko Kilaman gusa ariko impamvu no banza wumve ni mostly cyane projet nagiyemo zasangaga ari ngewe bahaye ikiraka cyo kuzandika no kuzidirectinga bikaba na ngombwa ko bashyiraho n'amafaranga yo gukinamo usobonde ntabwo yegwemba banza wumve no hari ukuntu ubuzi abakteri mukorana bose uzi ubushobozi bwabo uzi n'ubushobozi bwabo se mama ariko siko muri kuvugira ko yanjye bita oya uzizo ubukene George oya nge naje kwibwira abantu filime yanjye uzizo ubukene oya ntago nzizo ubukene ko ntago nige uko singeso aya utena singeso usanga sinzi kwambura kubisobanura soro mbaragira ati reka mubaze ikibazo kimwe nigeze nk'ukastinga nigeze ngo uzunkinire nyine we sobanura ko ufite ukuntu nsimbabara we bakobaje kuri filime yanjye uvuga ko utankinira we sobanura ko we wenda we wandika
wahisemo kwandika ukandikira abantu Ariko nuvuga ngo ntiwakinira abantu ko nanjye sinigeze nguha akazi sinigeze nkukastinga sinigeze nkubwira ngo unyandikire ahubwo wowe bivuga niba warahisemo kudakinira abantu ko nyine wandika oya wowe uri kwibanda kuvuga ngo hari level uriho ngo ntiwakinira abantu njye nigeze nguha akazi musaba kunyinira naje kwamamaza impeta bro yego kandi zizasohoka ku wa 2 bazi kutumye batungurwa nyine aho buri gutuma badutungurwa usobanura ubwenge buri clear nagusobanura nyine ikibazo bivuge muri rusange usobanura ubwenge ukuntu bimeze bisubiremo kasogo yeye ariko se urinda wivuna ariko iki kigo twabyumvise gusobanurira wakinamo no wakinamo icyo nicyo kibazo ubu njyewe nababwira Soro urize uvuguruje cyangwa cyangwa ibintu wavuze ibintu wavuze wabisubiramo bisubiremo nizo ego ko kabisubiremo hano uzikora hari ndi wowe rero Soro banaretse reba n'ibintu byanjye urumva cyane cyane sinkunda kubigaragaramo cyane urumva na film yanjye yabaye viral bijyana nakinaga narinze kutanya episode ya mbere ku episode 28 sinigeze nigaragazamo icyo hari ikintu biba bishatse kuvuga kunyumva ntabwo wari urimo ari yawe no nakinye nihisha so I was like covering myself ntabwo nigeze igaragaramo ariko abantu barambonaga kari soba ariko ntabwo nigeze nigaragaza ikintu mfite impamvu iyo umuntu ari kubaka nk'urugero kambigire clean wenda mutaza no kumbikira imitima iyo umuntu ari kubaka like development ya writing na directing nyine afite ukuntu aba yibonamo kurusha abandi bantu yes ntabwo ari ukuvuga ngo rusuzugura project nazo ni nziza njye nuko mba numva nabiye kujya muri project zanyu ariko zabande se ni ndi supportinga project zanyu mwese precisa ryo muregeranye kumeta ubereka bari kubaza kuyanjye wewe bakubaje ngo se wayikina mu kuvuga ngo yego cyangwa yarembye byari birimo byonyine babimbajije yego ikibazo nuko rero ngubwire reka ngubwire rero Soro ntabwo nakina mu meta impamvu natakina mu meta ongera bisubire mu ntabwo nakina mu meta wabyo impamvu kangubwire ni impamvu menye iki yego ndikubyumva urwego character ndi kubaka urumva ntabwo iri kunyemera kujya mu mafilime cyane nk'impeta yo kwandika no kudirect Soro ibyo birumvikana ariko njyewe mu mpeta nakoze season ya mbere irarangira nkura na season ya 2 niyo ngiye gushyira hanze sinigeze ngukastinga ningukastinga cyangwa se ngukastinze ukabyanga wabivuga ariko nyine ngiye kwandika bitewe na story nyine ukurikije filime yawe wamukastinga ushobora kumukastinga njyewe wewe wamukastinga urwego rwo kumva ko ntabwo njye nshobora kumukastinga ndamutse mbonye hari karakteri yashobora icyo gihe rero nimba imusaba akabona atakina muri filime yanjye kuko itari kuri level ye abariga zabivuga si ukuntu usobanuriye ndakubwiye none se Soro niko Soro yegereza kamikoro Soro bawe yegereza cy'amatsiko nari bituri kubyumva nagu casting uzaza gukina oya yaguhakaniye oya wowe ntuzigire mu casting nawe ureze ukore kandi diko ko season ya mbere yararangiye imyembe kwerekana ya kabiri oya njye n'umuti wanjye zamufasha byose bishoboka ariko ntuzakina ibintu byo kwimanura mu nzego ukajya gukina mu mpeta ariko se yimana ntaga yirimo si impeta gusa izindi filime nyinshi zose urumva man njye ngwetse chat zangabirwa banyandikira ni benshi cyane ako sindimo njye sindakwandikira naramfashije gerageje kubisobanura kugira beke kuvuga ngo umugome cyangwa nitwara nabi oya ntago uri umugome no kubera ko ufite character ndi kubaka kandi akayo character uri kubaka wowe uri kwibanda mu kwandika bagenzi bawe ni ngombwa bivuze hano sibyo wiyubakira character yo kwihisha n'iryawe rirahari